bikora uko nkubwiye abo ni batihana bazabazwa byinshi urahitamo Ramazan uraguma mu rugo urahitamo Yesu urarusohokamo nanjye narasinze pe ikoraho iki babari ruhinduke hinduka se ko ndumwirabura mpinduka umuzungu buri wese atahane umukoro wo kwimuka agatura mu mujyi wa kane. On the beautiful streets of Kigali city is where Fiston drives his car to illustrate the meaning of the parable of the sower. Jesus explains about the parable, showing where the 4 seeds fell. Some seeds fell along the path. These are people who hear and not keep the word or put it into practice. Unknowingly, they create a city called Pathway. We, the residents in the city, have an obligation to fulfill. The second city is that of a rocky ground. How do the residents survive here? The livelihood of those in the 3rd and 4th city is what RCMM has brought you. Kabera wasoje sinashaka kubaza gashiki kanje so lovely kanishure nanga so ukomeza kumbikamo amadeni sinzi n'ukuntu uzayo kwishura nta kibazo icyo ushaka ni kimwe gusa nuko kimwe gusa uribuka ijambo twabavuzeho batugije muri homestead ijambo ivuga ngo imbuto zimwe zaguye mu nzira Fiston ndaryibuka Yesu ashimwe kuki abakristo benshi batsindwa n'urugamba rwo kwizera. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe ukuntu umuntu arwana intambara nziza yo kwizera. Intambara nziza yo kwizera? Yego, kandi tugiye kwiga mu buryo bw'amashusho. Turabisanga mu gitabo cya Luka ibice 8 umurongo wa 11 kugera kwa 15 niho turi busange iyi mijyi ine. Mwari ko duteye amatsiko. Nkuko tugiye kubireba, umujyi wa mbere ni umujyi wo ku nzira, umujyi wa kabiri ni umujyi wo gukara, umujyi wa gatatu ni umujyi wo ku mahwa, umujyi wa kane ni umujyi wo mu butaka bwiza. Reka duhere ku mujyi wa mbere. Ndumva ndi bored cyane cyane. Kuki ubundi yatinze? Ndabizi se nanjye nzanare. Shama. Mva, dore Giselle. Giselle. Tuguruke mu kanya gato. Tubatwari. Ndabona uri on fire. Fire. Hi. Hello.
Umeze mute se? Tumeze neza. Jose bite ko mbona? I have to twagize amateraniro. Ijambo. Praise and worship. It was heaven on the earth. Really? Nese wambwiye basi nk'ijambo rimwe ryagufashije nanjye nkaritahana. Nubundi ko nahombye. Jambo. Come on. Utambwira ko byibagiwe. Ugeze he? Sha ihangane aho ngiye kuhagera. Ndi mu nzira ndimo ndaza. Ngiye kubageraho. Sawa. Come on. Utambwira ko wibagiwe ibyo wize. Oya. Uri tutambangira. Wait. Wapi uko bigurutse? I don't remember anything. Wapi. Kw'ijambo ariyo ntwaro turwanisha. Mbona umbwiye nk'ikintu muri iyi minsi kiri be cyo gufasha. Ese urwanisha iki? Shanga hamwe injire shana paritse nabi. Bite se? Sava. Hello. Hi. Kize ubwo tubarikirana kwa dusura. Nari mfite gahunda nyuma y'amateraniro ariko byose ubutaha. Yeah, but it was nice. Thank you. Ko watinze tasonga mama. Natinze. Kandi ituntu twinshi nyine narize ibintu byinshi cyane babaye. uyu mujyi wa mbere rero nko tuwureba ahangaha ni umujyi utuwemo n'abantu bumva ijambo ry'Imana bamara kuryumva umwanzi akabasahura kuko nta jambo baba bagifite muri bo bahura n'ibibagerageza bakaneshwa bitewe n'uko nta jambo rikiri muri bo. Umujyi wa kabiri umugore arihe umuntu amusiga mu rugo akanya gato agaruka ugasanga basubiye muri za gahunda zabo z'abarokora utamenya izo ari zo. Yes mwanangu, umefika? Ningoje tu dakika ndogo. Okay. Sawa. Ado. Jubite. Ni sawa. Uri mu rugo? Ndi muri cuisine. Nsanga hano kuri gate. Kanzi. Okay.
yatashye yitwa yaje aranyica mbwira yicaye namusize muri salo reka tugende noneho ndeba nimba yicaye Joy? Arisa ari? ntabwo njye menya gahunda ze mu by'ukuri Zana telefone nsize muri salo. Joy, gira vuba ndi kwihuta. Ese urugero ruzize iki? habe na yambu koko Yambu, ya. Naguhamagaye kangahe? Waruriye? Niyo sakosha. Uvuye he? ukajya ntwaza igitutsi ntabwo ndi umwana rwose utazi ubwenge utazi icyatsi We. Ni sakosha. Ni sakosha. We. Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Mwihanangirije kangahe? Mwihanangirije kangahe? Mana ndananiwe n'izi ntambara rwose ndananiwe Unanirwa. Urahitamo Ramazani uraguma mu rugo. Urahitamo Yesu urarusohokamo. Ramazani rugume Yesu soke. Hitamo. Ramazani Yesu ndamuretse mbabarira ndamuretse Ngo? ndamuretse Ibyo ntibihagije. Sinzongera kukubona amarira ku ruguru n'abarokore. ntabwo nzabisubiramo mbabarira ntabwo nzabisubiramo Drive injira. Arisa. umujyi wa kabiri utuwemo n'abantu badafite imizi ishoye bahura n'ibibagerageza bakaneshwa. Dukomeje ku mujyi wa gatatu nanone nakubwiye ko nta myanya y'akazi igihari nta bakozi tugikeneye byiza nuko wasize adresse zawe nitugukenera tuzaguhamagara
Mukuri ntabwo akazi kakozwe neza. Imibereho y'abaturage nta kintu kigeze yihindukaho. Amazu yubakiwe abapfakazi yasakajwe amabati yakabiteho hasi. Umucanga wabaye mwinshi kuruta sima ku mazu y'abapfakazi. Uretse gato. Musanze bifite ikihe kibazo? Kari akabazo k'amanito akagusa. Birakemutse? Yego. Sawa nese. Wakomeza? Ya, nayo ndavuga yubakiwe abapfakazi umucanga wabaye mwinshi kuruta sima. Mbese sinzi gusa ikigaragaza ko amafaranga atakoreshejwe neza. Okay. Nyohereje raporo kuri email. Naho ibyabo abana bato batawe na ba nyina batabonye amata. Ndabwira abo muri finance abaguha yo kubagura amata n'imbuto. Naho abagize uruhare rwo kunyereza amafaranga bagomba kubiryozwa. Yego rwose. Nizere ko byumvikanye. Byumvikanye bakoze. Sawa. Hamagarira Dafu na Human Resource. Ariko ubundi Imana ibaho cyangwa urajya ahangaha ngo nta kazi gahari, wajya ahangaha mu rugo n'inzara gusa, ubusiri batera uragiritse n'utwe dufitanye ubukwe nawe. Soke muri umutwe harimo ubwenge wowe, ubwo muri umutwe harimo ubwenge unaraye nte naramutse ibyo birakureba. Erega shari ni keya, nta keya zawe nshaka. Ntuzongere kumpamagara cyangwa kunyohereza utuntu tu SMS ntazi. Nese Bruno ntekereza ko tuzategura ubukwe kuko tuzavugana. Nta bukwe mfitanye nawe. Bruno nta bukwe dufitanye. Nyumva neza ndavuze ngo nta bukwe mfitanye nawe. Pastor nawe aragira ngo mwere imbuto zikwiriye abihana, ntugatange ruswa. Hiyo nembonye wonye umuntu yakishingira ngo aciye nk'amabere. Dafu. Ibyo wabisobanuye. Niba amafaranga yagenze ziyamfubye n'abapfakazi ari ngo bakamwe amazu yanyu. Ndagira ngo mbibutse ko intego y'iki kigo ari ukuzamura imibereho y'abatishoboye, ntabwo ari kunezeza abafite irari ry'ubutunzi. Nyuma ya raporo yo kuri field kurikirana buri kimwe mu raporo. Yes, ndabikora. Human Resource muri requirements z'abakeneye akazi mugomba kongeramo recommendation za Kristo, kandi abakozi dusanga ngo nabo birabareba. Abakristo muri mise nabo ko atari shyashya, manza nyinshi dusanga ari z'abapasiteri n'abakristo bapfa amafaranga n'amashyari. Kristo bw'iminsi barashidikana. Ubuse recommendation koko bikora uko nkubwiye, abo ni batihana bazabazwa byinshi. Itegeko ry'umwami ryaciye iteka ko abadakomeza ijambo rye bameze nk'inzu yubatswe ku musenyi, ingaruka zirabategereje, byubaka bizasenyuka. Musubire mu kazi.
everlasting God. You are holy. God, oh my Creator. You are holy. Everlasting God. You are holy. God, oh my Creator. James, habari zako? Habari Karifa, vipi? Nakumenyeshaga ko ubwato bugeze hano Mombasa. Asante sana. Sasa nisikumie dola alafu na wewe uchukue mali zako. Sasa hivi naenda benki. Hebu nikitoka benki nitakusukumia pesa. Wewe usiwe na noma kabisa. Yego. Tuzajya tugura impu, tuzigorore, then tuzohereza mu Butaliyani. How do you think? Yeah, your business ndumva ifatika. It's a good deal. We can do it. Yeah, twayikora kabisa. Sorry, excuse me. Hanyuma ubwo rero ndumva igisigaye, ndumva twakwitegura tukajya i Masisi, tukareba ko twashyirayo icyicaro cy'iyo business. Sheri, nukwijira utanakomaze. Sorry, ndabaruwe nasubiyeyo. It's okay. You can come. You can have a seat. Ewe James, ndumva nje nagenda, ibisigaye ni kuri telefone. Thank you. Wiriwe neza se? Yaniriwe neza, nta kibazo, ndabona business birimo biragenda. Wowe se? Nanjye niriwe neza, amakuru ni meza. Gusa narije kugutera inkunga. Inkunga bwoko kise kandi. Inkunga ko mperuka zihabwa abatishoboye kandi Imana ikaba yaratugire neza ikaduha amafaranga n'ubutunzi. Inkunga nzaniye none sikune y'amatsiko. Inkunga nje kugutera ni inkunga yo gusenga. Tumaze igihe kirekire tutajya gusenga, tutajya mu materaniro. Rero niyo nkunga narinje kugutera. Hasekeje cyane. Ubu ko kurabona umwanya nawubona. Urabona nabona umwanya wo kujya kwirirwa nicaye mu rusengero. Imana yaduhaye ubutunzi. Imana yaduhaye amafaranga. Imana yaduhaye abana ibaha ubwenge. Imana yaduhaye icyubahiro. Uragira ngo tujye kwirirwa tujya mu rusengero baduhagurutsa, batwicaza, badupfukamisha nk'ingabo zatsinzwe. Ibyo ni byababuze ubwenge. Ni by'abariya babuze ubwenge badafite ubutunzi, badafite amafaranga. Suranga cyangwa amashuri cyangwa icyubahiro bitumye ukiriho. Sheri, iyo myumvire wayikuye he iyo kuvuga ngo icyo dupfana n'Imana ni ibintu dufite ni ubuntu twagiriwe. Si uko dusenga cyane cyangwa dukiranuka. Icyo Imana itwifuzaho ni ukuyiha umwanya. Icyo Imana itwifuzaho ni ukuyiha umwanya tugasabana nayo. Ibya Kayisari ukabirekera Kayisari, n'iby'Imana ukabiha Imana. Ibyifuzo by'isi bizarangirana nayo. Miyo telefone kubera kuko abantu bambuze kandi urabona twe tuba turi muri business. Telefone rero ndayiguha tugenda kuko simusiga. Ntabwo umusiga. Enyewe Yesu yakuntumyeho si gusa uyu munsi waje warubiye.
wa gatatu utuwemo n'abantu bamaganya y'isi, abandi umutima wabo watwawe n'ubutunzi bw'isi, nta mwanya w'ijambo ry'Imana bagira namba, kandi nyamara isi irashirana no kwifuza kwayo. Umujyi wa kane noneho tugiye kwinjiramo ari nawo wa nyuma, ni umujyi ngira ngo twese twongeye dukurikire cyane turebe umujyi tugomba guturamo twese. Katujye mu mujyi wa kane. Boss, no. Kandi uvuze induru. Induru y'ikese. No, uvuze induru. Togo, uvuze induru. No, boss, no. Shaka iki? Nikangaye nkweretse amarangamutima yanjye ko ngushaka. Nikangaye. Sinjye mbikubwira. Ubu ntubona ko ngukunda? No. Ntacyo nkeneyeho. Ndaguha buri kimwe cyose. Ariko mbere umugore. Yes. Ufite umugabo, ufite umugore. Iki ndabona ntacyo kumara umugabo. Nakubwiye ko ndibwiye buri kimwe cyose. Kimwe nabyumvise neza. Ndaguha urugo, ndaguha amafaranga, ndaguha n'imodoka. Ndakubutsa ko ndi umukristo mu mutima. Umukristo usura burya. Ibyo umugabo akora cyangwa adakora biramureba. Agakiza ni gatozi. Cya kabiri. Uranyumva neza? Ibyo bashakaga kuma byose genda ubihe abana bawe n'umugore wawe, ariko kuki mugurana ubutunzi urupfu. Nyuma yo gusambana, nyuma yo kwiba, nyuma yo kwica hari urubanza. Ntugakirenza amaraso ya Yesu. Boss. Uraburya? Nandi kukubaza mu burokore kumara iki dayi ko mbona n'ukuntu usa uri cyenyeri uri aho ngaho. Umugabo nta na kimwe kumari. Cyo mubwiye ko ndibugwe buri kimwe cyose. Ndaguha buri kimwe cyose. Sinkubeshe mubwije ukuri. Ibyo by'uburokore w'ibindi. Ndagushaka mu by'ukuri. Icyifuzo cyawe nacyakiriye, ariko ngusubije oya ntabwo bikunda. Umva. No boss, no. Umva. Ubwo no munota. Sinkeni kandi hano. Ntakibazo. Urumva neza? Ngendinda agakiza kandi no gukiranuka. Mana, nagusenga ndumva ntabishobora, ntabwo nzaho nahera pe. Kubwanjye nta mbaraga mfite, mbuze ibyiringiro, ushoboze Mana. Mwami nzi yuko ushobora byose, nzi yuko nta kikunanira. Uri Imana yacu, ariko Mana ndarushye. Ku kazi ndarushye, kazi ndaremerewe. Baramuretse bosi wanjye, ambere ikigeragezo gikomeye. Arashaka ko turyamana. Kandi ntabwo nabikora Mana. Narakwizeye, nzi kuri Imana ishobora byose kandi sinacuma. Hari icyo wakora ukamuhindura, tukabana neza nanjye nkanezerwa. Kandi Imana nzi yuko ushobora guhindura utuzi niba ubona bitakunda ko
abasha guhita ahinduka ako kanya mwami wampindurira akazima umutima wanjye urarushye urugo rw'ikigeragezo narwo ndarushye Uwiteka we nzi ko ushobora byose uyu mugabo wamuhindura bana wamuhindura ukamuza amarira mwami nzi yuko wahindura umutima we nawe akaba muzima babarira unezeze umutima wanjye babarira nanjye unezeze papa nzagushima n'ukuri nzaguhesha icyubahiro wamburanye kuko gituma ujya mu ndari habaye iki mana yanjye ubusinzi reka sinakubwira imiryango yaraguhanuye wanga kumva nanjye narasinze pe ikoraho iki babarira uhinduke hinduka se ko ndi umwirabura mpinduka umuzungu umutima wanjye urananiwe kwihanganira pe sinzi nzakwihanganira ngeze ibyawe ndawubabaza se nawukubisemo ego ntabwo wawukubise ariko ibikorwa byawe imico yawe irambabaza ndakwiyamye mbabarira ndura umutima ndarushye muruhura umutima sura w'ubwirwa aya waburaye kuburara si cyo kibazo wabuze iki mu rugo uyu mutima ni wo wanjye ibikorwa se we datuma nirirwa nabi uyu munsi kandi byo mbantu ntuzi umva ndakura we Sherenga wanyishyura aya bana mwishyure mbere zutarakora akazi ese ko ntagenderana n'umuntu rwose utanyishyuye nakuzanye se uzi ko nta mafaranga mfite ndakwishyura ngaho basi mbabarira umpe na make yandura y'amavuta oya biraterwa n'uburyo nshimisha nanjye nta kibazo none se wundi wigeze bike ari rwose Miriam, reka kwihangana gusohoza umurimo wako. Mana yanjye ikindi kigeragezo kuko wampaye nubwo kwihangana bitera kunesha ariko mu imbaraga kuko njyewe kubwanjye sinabishobora kugira aho negurira umugabo wanjye amazi yo gukaraba muri dushe ari kumwe n'indaya Mungu nipe uvuye uyu ni ndase kutigeze umubwira ni madamu wanjye yuko utari wabimbwiye mbega umugabo w'umugome ngaho nyishyura nigendere rwose ndumva mfite ubwongo umura ndabizi ko ari satani ungerageza kandi nawe niwe wawukoresheje ariko imbabazi z'Uwiteka zihora witeka aracicaye ku ntebe y'imbabazi umwemereye wese aramwakira kandi aramubabarira umura
Muhumure rwose ni satani. Mana ntago ndo kubabarirwa. Yesu aracicaye ku ntebe y'imbabazi. Jesus. Nawe uremeye. Thank you, God. Oh, thank you, my God. Mana ndagushimye kunejeje umutima wanjye. Mugabo wanjye nawe yakiriye agakiza. Oh. Mana ibyishimo byuzuye umutima wanjye. Ndagushimye Mana kunejeje umutima wanjye. Igihe cy'amarira kirarangiye. Uwiteka we nanjye uransekeje. Umpaye ibyishimo no kunezerwa. Imbabazi zawe zihoraho. Mbuze uko ngushima Mana. Mwitende Mana we. Oh, mwite kibirenge se, mwite Imana ishobora byose ariko urahambaye. N'izina rimwe uri Imana ishobora byose, uri Imana inezeza imitima yacu. Uri Imana idusetsa, uri Imana. Mbuze uko nkwita. Unejeje amarangamutima yanjye Mana. Amarira ya Hana yavuyemo Samweli. Nawakwiringira Imana imuremukire. Nawayikoreye ngwakoreza. Mana ndagushimye uri wo kwizerwa. Haleluya. Umujyi wa kane wo utuwe n'abantu bafite kwizera gushikamye. Bahura n'ibagerageza, bahura n'intambara zitandukanye, ariko kuko kwizera kwabo gushikamye ntibajya bacogora, ahubwo bakomeza guhabwa imbaraga n'ijambo ry'Imana riri muri bo. Ndagira ngo dusoza aya materaniro buri wese atahane umukoro wo kwimuka agatura mu mujyi wa kane. Ngira ngo tubonye ko ari wo mujyi wonyine dushobora guturamo tukabasha kunesha ibitugerageza by'iyi si bitewe n'ijambo ry'Imana riri muri twebwe. Reka dusoze Festa dusengera. Good. Ndaryibuka. Good. Sezeranye ikintu kimwe. Iki? Ko muri kiya gice cya kane yavuze cy'ubutaka bwiza. Kuzaharanira kuhatura wowe n'abazawukomokaho. Wow, Festa uziko ari amahanga. Ikindi naco kuzaruharanira kugwanira kwera imbuto z'umuntu yiyanga. Ntago byoroshe ariko hamwe na Yesu turabatsinze. Ahubwo reka tugende amasaha yadusize kandi wowe uri buyobora amateraniro. Umunota 10 turashikaye reka twihutaho. Oh, some ice cream. Some ice cream. No. soul, praise the Lord. My soul,